nyakubahwa perezida wa repubulika akarasisi karashoje twabasabaga gusohora akarasisi nyakubahwa perezida wa repubulika. Murakoze mwakwicara. Karasisi bendera mwanya. Sauti bendera mwaro ndep.
umuyobozi umwanya. hamwe umuyobozi nasaba gusohora akarasisi umuyobozi Komeza. akarasisi abafite bashya windukira iburyo n'ibumoso iburyo n'ibumoso hejuru akarasisi abafite bashya gusoza imbere genda
bose barahindukira iburyo iburyo hindukira karasisi karava mu kibuga mu ngendo yihuse itsinda rya muzika rirayobora imbere genda Yes, tugarutse muri studio. Hariya ni ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako. Hari kubera umuhango wo kwinjiza ba ofisiye bashya mu ngabo z'u Rwanda. Ni umuhango by'umwihariko wakomeje gukurikirana imbona nkubone, ariko twakubwira ko iki ari icyiciro cya 11 ku masomo ya gisirikare ndetse n'icyiciro cya 5 kuba bihuza n'amasomo ya kaminuza. Sabite, wakomeje gukurikirana ibyabereye hariya by'umwihariko muri rusange. Navuga nti aka karasisi ni iki gishyibonyemo? Mbonye ikintu gikomeye cyane mu ijambo rimwe. Yego. Mbonyemo discipline, kuko ibonye imbaga abantu ingana kuriya ikora akarasisi nk'aka ngaka, ukabona nta bantu babyica, ibyo bikwereka ko mu by'ukuri hari discipline. Buriya hari ibimenyetso buriya bitabeshya, bikwereka discipline iranga abantu kugira ngo bitegure bipange muri buriya buryo. Bigaragaza ko ari abantu bafata igihe cyo gutegura ibintu byabo, ariko nanone birampa icyizere cy'umutekano wacu, birampa icyizere cy'ejo hazaza. Wenda nunze no mu ijambo ry'ejo bundi retired general Ibingira avugaga, abasore bacu n'inkumi uyu munsi bari kwinjira mu gisirikare, officers dufite, biratanga icyizere ko mu by'ukuri igihugu cyacu kirarinzwe, kandi kirarinzwe ku bwitange
na disipurine nyinshi. Mu butumwa umukuru w'igihugu yahaye bariya ba ofisiye yabuhereye ku mateka yihariye, amateka yabuzemo amahoro mu gihugu cy'u Rwanda. Ubutumwa bwumvise ute muri rusange? Ubutumwa ni ubutumwa bukomeye cyane. Kimwe mu bintu ahanini na kenshi nkunze no gukura muri speech z'umukuru w'igihugu, hari ikintu bita kugira consistency, guhozaho mu mvugo no mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo wa wundi wavugaga nka kamanda w'ingabo za RPA ni wa wundi uvuga uyu munsi nka CIC wa RDF. Ni ukuvuga ngo kuva mu gihe cy'urugamba yibutsa ko ibikorwa byanyu bigomba gutandukana n'abo murwana nabo. Ubwo yavugaga ingabo zakoze jenoside yabigarutseho. Ni ukuvuga ko bagomba kwitandukanya mu bitekerezo ndetse no mu mikorere yabo, bamenya ko baje gusavinga cyangwa se baje kuba hafi abaturage, ntabwo baje koreka u Rwanda, ahubwo umwuga wabo, inshingano zabo ni ugusigasira umutekano w'abanyarwanda, ni ugushyira imbaraga zabo ndetse bagasenyera umugozi umwe n'aba banyarwanda kugira ngo bubake igihugu cyabo. Ariko nanone umukuru w'igihugu yabibukije ikintu gikomeye cyane, kwitandukanya n'ubugwari. Ubugwari yavugaga ni ubugwari bwaranze abitwaga ko ari ingabo z'iki gihugu, ariko ingabo zari zishinzwe kurengera ubuzima bw'abanyarwanda nizo zoretse iki gihugu, nizo zishe abaturage muri iki gihugu. Ibyo byose rero umukuru w'igihugu yaberekaga ko batagomba gutatira icyo gihango bafitanye n'abanyarwanda. Urabizi nk'uko babivuga, hari ikintu bita knowledge, duty and honor, ubumenyi, inshingano ndetse n'ubwo butwari bagomba guharanira aba basore n'inkumi, ndetse yaba abashyashya ndetse n'abariho mu gisirikare uyu munsi bafite izo nshingano zikomeye cyane mu mitima yacu ndetse no mu buzima bwa buri munsi. Hari aho yavuze ati uyu mwuga ni umwuga utarengera igihugu gusa, ahubwo kwirinda ndetse no kurinda abandi. Ni ukuvuga ngo aba ofisiye bahawe inshingano zikomeye. Birumvikana inshingano za mbere z'igisirikare ni kurinda ndetse no gusigasira ubusugire bw'igihugu. Birumvikana, ariko ubwo busugire bw'igihugu ntabwo bugarukira gusa, cyangwa se uwo mutekano si uwo kurinda abaturage gusa, si uwo kurinda u Rwanda gusa, ariko nanone harimo na cya kintu cyo kumva ko bafite inshingano zo kumenya ko bagomba gutabara aho rukomeye, ariko nanone ntiwatabara aho rukomeye. Ni kwa kundi bavuga ngo ijya kurisha ihera ku rugo. Ugomba kubikora neza mu rugo, ukuzuza inshingano zawe mu rugo, ubundi n'uwo musada wajya kuwutanga cyangwa se ubwo bufasha wajya kubutanga ahandi ukabutanga uri umusirikare w'intangarugero. Ugaruka kuri cya kintu yanasorejeho ijambo rikomeye cyane, disipurine. Ni ukuvuga ko mugomba gutandukana n'abandi ku mikorere yanyu ndetse mugaragaza ubunyamwuga. Icyo kintu rero kirakomeye cyane, ari nacyo kintu navugaga. Usibye iri shuri rya Gako, igisirikare cy'u Rwanda ndetse no mu buryo bwo kwigisha abantu biri mu byiciro, bafite amashuri atandukanye bitewe na gahunda zihari. Nahoze mvuga ko dufite icyitwa Rwanda Peace Academy, aho usibye kuvuga ko babigisha gusigasira umutekano hano imbere mu gihugu, ariko babigisha nanone kubungabunga amahoro ahandi, kugarura amahoro ahandi aho yabuze. Umukuru w'igihugu yabivuze, tuzi neza kubura amahoro icyo bisobanuye, tuzi neza gupfa kw'abaturage icyo bisobanuye. Ano mpamvu ntabwo umunyarwanda, ingabo z'u Rwanda uyu munsi arizo zatatira icyo gihango cyo kutamenya kujya cyangwa se kurinda no gusigasira amahoro no kubungabunga amahoro aho yabuze, no kuyatanga ahandi hatari gusa hano mu Rwanda.
sinzi niba utajya ureba akarasisi k'ibihugu bitandukanye akenshi akarasisi k'ingabo mu bihugu bitandukanye kaba karimo na show of muscles ibikoresho bya gisirikare hariya twabonye akarasisi gusa biba bitandukaniye he niba hari ubumenyi waba ufiteho kuko hari umuntu ushobora kuba yibaza ati wayi ntabwo nabonye ibikoresho bigezweho bishyashya. ndabizi akenshi by'umwihariko hano mu karere umukuru w'igihugu yagerageje yabikomojeho hari abantu bazi ko icyitwa akarasisi cyangwa igihe cyose ingabo bazerekanye ari cyo gihe cyo kwerekana imitsi kwerekana ibikoresho bya gisirikare mu by'ukuri ku ruhande rumwe navuga ko harimo sinzi n'ijambo rikwiye harimo buswa harimo nanone kutamenya kutagira siyasa kuko ubundi iyo ufashe amakarita yawe yose ukayarambika ku meza ubwo se umuntu wese n'umwanzi abazi ati se uyu nguyu burya bwose afite ibi n'ibi ubwo ni ukuvuga ngo nyine n'ugutera biroroshye kumenya ibyo ukoresha cyangwa se ibyo ufite n'ibyo udafite urumva rero kimwe mu bintu biranga ingabo z'u Rwanda ni bwa bunyamwuga kimwe mu biranga rero igisirikare cy'umwuga ni ukugira ibanga mu buryo ukoramo uburyo igisirikare cyawe cyubakitse ibanga mu mbaraga zawe ugomba kumenya kubika imbaraga zawe ntabwo ari buri muntu ugomba kumenya imbaraga zawe ibigaragarira amaso biragaragara naho ibitagomba kugaragara biba bifite aho bibitse kandi igihe nyacyo buriya iyo kigeze ntugire ngo iyo mitsi ntabwo bayumva iyo igihe kigeze imitsi barayumva neza. Divin Uwayo ari igako Divin Uwayo ku ishuri rikuru rya gisirikare igako wiriwe ndetse n'abo muri kumwe urakoze cyane Divin Uwayo by'umwihariko reka tugushimire ku mashusho meza mwaduhaye natwe twari turi aho ngaho igako. Divin ukurikije uburyo ki umuhango wagenze mu magambo nk'atatu dusigarana ubuhe butumwa? Ni ubutumwa bukomeye butanzwe na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Ni nyuma yo gutanga ipeti rya gisirikare ryinjiza abasore n'inkumi bagera kuri 657 binjiye mu ngabo z'u Rwanda. N'umuhango rero wo gutanga iri peti rya ofisiye kuri aba banyeshuri barangije amahugurwa abashyira mu rwego rwa ba ofisiye mu ngabo z'u Rwanda nk'uko twabigarutseho akaba bari mu byiciro bitandukanye nk'uko n'umuyobozi mukuru w'iri shuri rya Rwanda Military Academy gako yabisobanuye. Harimo abakobwa 51 ndetse n'abahungu 666 harimo aba 33 bize hanze mu bihugu by'inshuti. Ngira ngo nkuko mwanabikurikiye iri shuri rikomeje kwagurwa mu bikorwa remezo kugira ngo ribashe gutanga amahugurwa koko ari ku rwego mpuzamahanga. Nkuko rero n'umuyobozi w'iri shuri yabigarutseho mu gihe kitarambiranye iri shuri rikaba rizatangira kwakira n'abanyeshuri b'abaofisiye bo mu bihugu by'inshuti nk'uko twavugaga aba 33 baje basanga bahuguriwe hano nabo bahuguriwe mu bihugu by'inshuti. Aba 500 rero 22 muri 657 bakaba ari bo bize umwaka umwe wa military science cyangwa se ubumenyi mu bya gisirikare. Bakaba abo ngabo nk'uko byumvikana bakaba bari basanzwe bararangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza bafite impamyabushobozi zo ku rwego rwa bachelor's degree. Harimo rero 102 bize ibya gisirikare bongeraho n'amasomo ya kaminuza. Byumvikana ko nk'uko ubuyobozi bw'ishuri bwabisobanuye baba bahabwa amahugurwa ya gisirikare ariko mu gihe bamara hano bakaba bahabwa amasomo ya kaminuza atangwa ku bufatanye na kaminuza y'u Rwanda. Hakaba rero hari 22 barangije mu by'ubuvuzi, hakaba ubumenyi mu by'ubukanishi n'ingufu barangijemo 19, ibijyanye n'imibanire ndetse n'ubumenyi mu bya gisirikare biri ari byo twakwita social and military sciences hakaba harangijemo abagera kuri 61. Ni ubumenyi rero butandukanye ndetse
n'ariya mashami atandukanye amaze kwiyongera hano agera ku 10 bose bakaba bazajya bahabwa ubumenyi bugamije kubaka igisirikare cy'umwuga kijyanye n'icyerekezo tuganamo. Nk'uko Maurice Ro wari ubibajije, ni umwuga mu by'ukuri ukomeje kwitabirwa n'abasore n'inkumi b'abanyarwanda mu ngeri zitandukanye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba yavuze ko uyu mwuga wa gisirikare ari umwuga utagamije gushoza intambara cyangwa se gushotorana, ko ahubwo ari umwuga ugamije kwirinda no kurinda ubusugire bw'igihugu. Rero Nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba yavuze ko abo u Rwanda rwabuze twibuka kuri iyi nshuro ya 30 atari abari bari muri uyu mwuga. Mu by'ukuri abazize jenoside yakorewe abatutsi ntabwo bazize uyu mwuga, bapfuye urupfu twese tuzi bazize jenoside yakorewe abatutsi, bazira mu by'ukuri uko Imana yabaremye. Akaba rero yahamagariye abanyarwanda kwitabira uyu mwuga, cyane cyane urubyiruko. Avuga ko ushobora no gupfa n'ubundi utari mu ngabo, bityo akaba ntawe ukwiye gutinya uyu mwuga. Ariko by'umwihariko umukuru w'igihugu akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame akaba yasabye abanyarwanda kwanga no kurwanya uwo ari we wese ushaka kubagaraguza agati, bikaba umuco umunyarwanda agapfa arwanya uwamuzanaho urupfu, ndetse abanyarwanda bakanga ubugwari bakimika umuco w'ubutwari. Akaba avuga ko ari wo mutima ingabo z'u Rwanda zubakiyeho, bityo n'abanyarwanda bakaba bakwiye kuwubakiraho. Ndetse akaba yibukije abasoje amasomo uyu munsi kuzarangwa n'ikinyabupfura cyangwa se discipline. Abarangije amasomo birumvikana nk'uko mwabibonaga mu kanya gatoya, morale ni yose, ariko ndi kumwe na bamwe mu babyeyi nabo bafite abana basoje ahangaha, bakaba nabo bafite imbamutima twifuza ko badusangiza. Ndi kumwe n'umubyeyi umwe, ndagira ngo mutwibwire. Mama, mwitwa nde? Nitwa Ayobavuga. Murafata mikrofone neza. Nitwa Ayobavuga Dafroza. Ubu ngubu naje mu birori by'abana bacu. Waje uturutse hehe? Naje nturutse mu karere ka Karongi, umurenge wa Gishyita, kagari ka Ngoma, umudugudu wa W'Ingabo. Umwana wawe usoje hano amasomo yitwa? Umwana wanjye ushoje hano yitwa Mulombamungu Grace. Grace wakunda kwita Ruganzu. Uriyumva ute nk'umubyeyi ufite umwana umaze guhabwa ipeti rya Suriyetena mu ngabo z'u Rwanda? Ndumva nishimye cyane cyane, uwamama baba naguruka ndetse nkajya mu ijuru. Oya, ko bitagaragara Mana, nuko nta mababa mfite ariko ibyishimo mfite. Wa Mana we, ku mutima wanjye, umutima wanjye urakeye cyane, ndishimye cyane. Mbanze gushima Nyakubahwa Paul Kagame umubyeyi wacu, waduha Imana ngo izamuhumurama, imushyiramo umurama arame, turamane nawe, tugumane nawe ibihe byose. Mama, niki kigushimije? Twazishima cyane. Niki kigushimije kurusha ibindi? Icyambere ngewe nkigera mu Rwanda, twabaye muri Kongo, niwe twari twaragiye muri 59 ababyeyi bacu, ariko nkigera mu Rwanda nabanje kubona umuco nyarwanda, numva ndishimye cyane, ndawushima. Wa Mana we, kugeza na n'iyi saha ko ari bimwe mu by'abana batozwa gusigasira. Kugeza iyi saha umuco nyarwanda narawukunze, narawushimye birenze kwemera, kuko nta hantu nigeze mbona na rimwe umuntu yegera perezida nk'uko muri Kongo. Perezida Mobutu twajyaga twirirwa tubyinira inkoni ye, utashobora tutanamuzi inkoni cyangwa ifoto, bakadukubita ngo ntago tuzi kubyina neza. Ariko nabonye umubyeyi wacu wa Mana we, ngiye mugeranya n'Imana yo mu ijuru. Reka tugushimire, hanyuma tuguhe umwanya ujye kureba umwana wawe, mwongere muhoberane. Reka utwemerere tugushimire, hanyuma ubwo mu kanya uraba ubasha kuramukanya n'umwana wawe. Ngira ngo nk'uko abakurikiye televiziyo y'u Rwanda mubibona, murabona ko hari abana batandukanye bamaze gusoza amasomo yabo, ariko mu by'ukuri ni ababyeyi bishimye. Mama we witwa nde? Nitwa Batamuriza Jeanne d'Arc. Batamuriza Jeanne d'Arc, wowe ufite umwana witwa ngo iki? Yitwa Ndayisenga Richard. Uriyumva ute rero? Jewe ndiyumvamwo, jewe nakunze igisirikare nkiri umukobwa, nkijyamo
biranga ku bwa Habyarimana. Bimaze kwanga hinjiragamwo abashatse, twebwe adashatse ntitwinjire. none umwana wawe akigiyemo? None umwana wanjye yakigiyemo. uriyumva utere? Ndiyumvamwo ibyishimo byinshi cyane ku buryo ari na bucura bwanjye. Ubu nishimye kubona abana banjye bose barize, noneho bucura akaba ashoreje mu gisirikare, akaba yambaye n'ipeti rya ofisiye. ubu inzozi zawe zibaye impamo rero, ubwo utabashije kubyaho umwana bigeze? Inzozi zanjye zibaye impamo, ibyo ntabashije gukora arabikoze. Ndishimye ndetse azashyiremo n'abandi b'abaturanyi nabo bajyemo. Murakoze cyane. Murakoze. nuko nguko Edi ndetse na Maurice bimeze, ariko ndi kumwe n'umubyeyi nawe twihanganire gukoresha icyo kinyarwanda, umubyeyi w'umupapa, umubyeyi w'umugabo. Witwa Ndemze? Nitwa Bizimana Toneste, nkaba nkomoka mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Wageze hano ute? Nageze hano nje kureba kwizihiza umunsi mukuru w'umwana wanjye wabaga ahangaha. Yitwa nde? Yitwa Kwizera Patrick. Uriyumva ute rero nyuma y'uko umwana wawe ahawe ipeti rya ofisiye? Urakoze cyane, ndanezerewe cyane mbivanye ku mutima. Mu by'ukuri leta y'u Rwanda ni leta umuntu azagiye yegeranya nayo. Kubw'uyu mwanya rero ndanezerewe kuko ni igihe cyinshi yadufashije, batujyanye batuma abana bacu biga baterebeye ku macakubiri ubuyobozi bwatubanjirije, kugeza ubu umwana yiga akurikije ubushobozi bwe, agahabwa n'impamyabushobozi akurikije ibyo yakoreye. Ikindi nishimiye nuko hari n'abandi bavandimwe be babashije kwiga n'ubu barimo bariga. Ubu muto muri bo ubu arimo ariga, arimo arakora stage muri gahunda y'ubukerarugendo. Nkaba numva rero nshimiye leta y'ubumwe, cyane cyane kwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, uburyo ayobora igihugu cyacu. Nkurikize ku ijambo yavuze ryanejeje, ku buryo ngiye kugenda nkakangurira abavandimwe banjye duturanye kwirinda icyatuma dusubira aho twaturutse. Urakoze cyane muze. Ndagushimiye cyane nanjye. Ubwo genda uhobera umwana wawe. Urakoze cyane. Ngira ngo Maurice ndetse na Sabiti nta kindi umuntu yarenza kuri ibi ngibi, nimba mutima z'ababyeyi ariko n'abana nk'uko mwabibonaga kuri morale, ni imbamutima zivugira mu by'ukuri ukurikije uko abari hano bagaragara n'ibyishimo bafite. Mbere y'uko ugenda, yenda na Sabiti hari icyo ashaka kongeraho. Mu kanya tubonye parade mu kinyarwanda ku mbuga nkoranyambaga, mbonye aricyo kiganiro gisa gitangira. Parade mu kinyarwanda bwa mbere n'akahe gashya byagenze bite? Nagashya ngira ngo twari tumenyereye ko uburyo parade ikorwamo abayobozi ba Karasisi, mu by'ukuri ngira ngo na parade si ikinyarwanda ahubwo na Akarasisi twari tumenyereye mu birori bya gisirikare nk'ibi ngibi isanzwe. Ubundi tumenyereye ko hakoreshwa indimi ebyiri z'ingenzi, Icyongereza ndetse n'Igiswahili, ariko ni agashya yaba n'abari bari hano bakurikiranye ibi birori mwabibonye, ariko n'abanyamakuru bari bahari n'abandi basanzwe bakurikira. Mu by'ukuri aka Karasisi ka gisirikare ni agashya kuri iyi nshuro, aho navuga ngo amabwiriza ajyanye n'Akarasisi koko yatangwaga mu kinyarwanda, n'inyikirizo za ba ofisiye nazo zigatangwa mu kinyarwanda. Ngira ngo ni bya bindi umukuru w'igihugu yakomeje kugarukaho, avuga ko ururimi rw'ikinyarwanda rukwiriye mu ngeri z'imibereho y'abanyarwanda mu buzima bw'igihugu mu ngeri zose. Iki rero ni ikimenyetso ko no mu ngabo z'u Rwanda naho ikinyarwanda ari ururimi rufite agaciro karwo, bikaba byongeye gushimangirwa noneho mu Karasisi. Ubundi tumenyereye ko iyo bavuga ngo ururimi rwa command mu nzego z'umutekano by'umwihariko mu ngabo z'u Rwanda, ubundi umuntu yumvaga Igiswahili cyane cyane n'Icyongereza, ariko ibi ni ibishimangira agaciro k'ururimi nk'uko biri no mu ndirimbo yubahiriza igihugu Rwanda nziza. Ururimi rwacu ruraduhuza, no mu ngabo z'u Rwanda rero bakaba bongeye kubishimangira. Maurice, urakoze cyane. Divey wayo, inyuma ndebye ikirere kirasa neza, nta mvura yaguye, byose reka byose tubishimire Rurema. Urakoze cyane Divey. Nta mvura yaguye Maurice, ubwo tuboneraho kwisegura ku badukurikiye, nibwira ko namwe mwabikoze. Twagize ikibazo hano cya tekinike cyatumye wenda hari bimwe batabashije kubona, turisegura ku bakunzi ba televiziyo Rwanda, ariko ubundi ni ibirori byagenze neza nk'uko mwabikurikiye. Ndagushimiye cyane Divey wayo.
akoze cyane